Ndagushuje cyane wowe udukurikiye kuri Master Chef Rwanda kandi gushimira ko uhageze nguhaye ikaze nizere ko umerewe neza aho uherereye hose yaba mwebwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda namwe muri mu Rwanda imbere rwose Imana ikomeze ibiteho. Ndi Master Chef John uje muri aka kanya ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo video ibiganiro ducisha aha kuri channel bijye bihita bikugera ako kanya, utange ibitekerezo, share ndetse ukande no kuri iyo nzogera iraho hasi kugira ngo video izajye ihita ikugeraho. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe ngira ngo murabizi ko mbagezaho gahunda yo guteka. Uyu munsi nabateguriye ikijyanye inyanya ndatekereza buri muntu wese azizi, urazizi ku isoko hirya no hino hatandukanye. Akamaro ko kurya inyanya no kunywa umutobe wazo, icyo kintu ukiteho kandi ukimenye. Wowe unkurikiye, wowe ugeze hano kuri channel, naguteguriye ikiganiro kivuga ku gihingwa kiboneka mu duce twinshi tw'igihugu hose kandi kiribwa nta kindi ni inyanya. Ngiye kukugezaho ibyo umubiri wawe wunguka iyo rero uriye inyanya mbisi cyangwa unyweye umutobe w'inyanya. Inyanya ni imboga zikaba n'imbuto kuko ushobora kuzikoresha nk'imbuto cyangwa imboga nk'uko bisanzwe. Kurya imbuto n'imboga muri rusange ni byiza cyane. Inyanya zo rero zifite umwihariko kuko zifite ubushobozi bwo kurinda umubiri indwara zitandukanye. Ibyiza rero bitandukanye byo kurya inyanya no kunywa umutobe w'inyanya. Inyanya zifitiye umubiri wacu akamaro kanini cyane bitewe nuko zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye nk'imyunyu ngugu, vitamine E, ibinyabutabire bifasha umubiri mu murimo itandukanye. Inyanya rero ziza ku isonga mu biribwa bifitiye ikiremwa muntu akamaro gakomeye cyane. Reka nkubwire akamaro rero k'inyanya muri aka kanya: kugabanya ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Ngako akamaro rero ntangiye nkubwira, kuko inyanya zikungahaye kuri vitamine C ndetse n'ibinyabutabire byitwa anti-cancer bifasha mu kurwanya uturemangingo fatizo tw'umubiri twikora tukarenza udukenewe kuko aribyo bizana kanseri mu mubiri. Inyanya mbisi no kunywa umutobe wazo bituma ubuzima bwiza bw'umutima bumererwa neza bitewe nuko ikungahaye ku myunyu ngugu na potassium ndetse n'ibinyabutabire byitwa lycopene mu rurimi rw'icyongereza bifasha umutima kugira ubuzima bwiza, bikawufasha kugabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima nk'umuvuduko w'amaraso, stroke no kunanirwa ku mutima. Kurya inyanya no kunywa umutobe wazo birinda kugira umwuma ndetse n'impatwe. Inyanya zifite amazi menshi ndetse zikaba zikungahaye ku turemangingo ndodo dufasha mu kurinda umwuma ndetse no kuzibasha kwihutisha amaraso. Inyanya zifite akamaro mu kubungabunga ubuzima bw'amaso ndetse no gufata neza uruhu. Inyanya zikungahaye kuri vitamine C, B ndetse no kuba inyanya ari isoko nziza ya lycopene, lutein n'icyitwa beta carotene. Inyanya zifasha ababyeyi batwite. Kurya inyanya utwite ni byiza cyane kuko bigira umumaro umubyeyi
ubwe ndetse n'umwana, bikamurinda kuvukana indwara iterwa no kubura imyunyu ngugu. Kurya inyanya mbisi ndetse no kunywa umutobe wazo bizakurinda kurwara indwara y'agahinda gakabije, kugira iminkanyari mu maso, kuko inyanya zikungahaye kurinda folate ndetse zikagira umwihariko wo kugabanya icyo bita homosisitene mu gihe yabaye nyinshi mu mubiri, kuko bifasha iyi misemburo kugena ibitotsi, apeti, kugubwa neza n'ibindi byinshi. Inyanya zikomeza amenyo ndetse n'amagufa. Inyanya zikungahaye ku butabire bufasha amenyo n'amagufa gukomera ndetse no kwiremamo gukomera kw'amagufa ku bakiri bato. Inyanya kandi ku banywi b'itabi, iyo baretse kurinywa barivuyeho, zibafasha kwisuganya kw'ibihaha byari byarangiritse bikongera bikamererwa neza. Inyanya mbisi no kunywa umutobe wazo kubikoresha bigabanya urugimbu mu mubiri. Ibi bikorwa na ziriya mbuto dusanga mu nyanya. Ni nziza cyane kuko zikungahaye ku turemangingo ndodo, vitamine B3 ndetse no kuba nta rugimbu ruba mu nyanya. Ikindi gitangaje ni uko inyanya zigabanya ububabare ku muntu wariwe n'inzuki, ibitagangurirwa ndetse n'utundi dusimba dutandukanye. Ushobora gukoresha rwose umutobe w'inyanya rwose ukawukoresha usiga aho warumwe na turiya dukoko, kuko zifite ubushobozi bwo kurwanya ububabare bw'aho warumwe kandi hakabasha no gukira vuba. Inyanya zongerera umubiri ubushobozi bwo kwirinda no kurwanya indwara, kuko zirinda indwara z'impyiko. Inyanya zongerera ubushobozi ubudahangarwa bw'umubiri, zibishobojwe na biriya binyabutabire twavuze mbere biba mu tubuto duto tuba mu nyanya. Inyanya rwose zituma umubiri w'umuntu udasaza rwose, umubiri ugahorana itoto. Ushobora no kujya wisiga urunyanya mu maso mu gitondo, kuko bituma uruhu rusa neza rukanyerera. Rukiza kandi ibiheri mu maso kuruta ya mavuta cyangwa se ya miti wisiga. Inyanya ziboneka ahantu henshi kandi ku giciro giciriritse kandi igiciro gito cyane. Niba urya rero uzajye urya urunyanya rumwe ku munsi n'ikirahure gito kane mu cyumweru, uzagira ubuzima bwiza cyane kandi use neza cyane kandi wirinda gusaza imburagihe. Wowe warunteze amatwi, nasoza nkubwira ko no kuziteka si byiza kuzishiririza cyangwa se kuzihisha cyane. Jya uzirya mu biryo batetse zitarashya cyane, mbese zigifite umutobe wazo. Icyitonderwa, si byiza kurya inyanya nyinshi, kandi nurya inyanya ujye wibuka na rwa ruhu rwazo, kuko rwa ruhu ruba ruriho intungamubiri nyinshi cyane. Si byiza guhata inyanya. Nasoza nkubwira nti roho nzima mu mubiri muzima. wirinda indwara bitewe no kutamenya. Ndagushimiye cyane rero wari unkurikiye, kandi ngushimira rwose ko twari turi kumwe muri aka kanya. Nari Master Chef John, naho ubutaha komeza gukurikira rero gahunda za Master Chef Rwanda, kandi nkubwira ni kora subscribe. Bye bye rero, naho ubutaha. Kora commentaire niba hari ikibazo ubaza ndagusubiza. Bye.